umugozi natangiye kuyandika numva ari ibintu bisanzwe ngezemo hagati numva akababaro gakomeye karaje muri nge ku buryo n'amarira yazenze mu maso ngahitamo kubihagarika fata strategy yo kumwinjira mu maguru ngo nyakurure agwa hasi abanyeshuri nyine bahita baza birukanka baravuga bati aka kana subuka bigenje gate ngo kagusha uyu muntu tuza ngo tuza heza hazira amavunane hazira cya kizuba dutunge dutuze yeah come on ako nakanje kera nyiri muri The Brothers yambwira abantu ngo nabaye umuraperi wa mbere mu Rwanda ntibabyemere Terekera. Okay. Ubu ndimo kwibaza niba turi buhere mu myaka ya kera cyangwa mbazana muri 2020 muri ibi bihe turimo sizi ko turi bubigeze nimba murumva twabigeze gute tumujyane mu myaka ya kera se buriya cyangwa tumuzane muri iki gihe tekereza ukuntu se bibaza mu wantira muri iki gihe ntane tumushyira muri iki gihe. Yes, what's up my people? Ni Orphe Bayo nk'ibisanzwe. Daily Play, Irebe TV. Niba jya gukora subscribe. Ayo bintu kagira naze cyane. Bafitiye umuntu nta wundi ni Danny Vumbi afite indirimbo, afite ibintu byose yakoze indirimbo. Million. Pa! What's up? Vitesse. Bimeze Fresh. Urimo kurumba meza ari kuburiya? Nama fresheri. Na sanitize umaze kuyitera ni sawa cyane. Vitesse. Bon, sawa. Biragenda. Nta kibazo. Iba mfite forme kabisa giye muri. Nanjye nuko. Biragenda. COVID-19 ebana. Iyo bitekereje ngo tomba bimeze bite? Hari ukuntu abantu batanga urwenya bavuga ngo iyi ngiyi ni trial. Ngo bihe bizaza noneho ngo izaba ngo ikaze cyane ngahita numva nyine ubwoba buraje ariko abari ibigambo by'abantu. Bamwita Danny Vumbi. Bimeze bite? Ni ikihe kintu ujya uva mu rugo udashobora kwibagirwa? Atarimo telefone na net. Ntabwo nshobora uravuga igikoresho se? Hatarimo telefone na net. Ntabwo nshobora kuva mu rugo ntakoze kuri gitari yanjye. Kuri gitari. Ugomba kuva ni yari mu gitondo ni yari ryari nkoraho gatoya ibiri ahantu kugira ngo njye nyikoraho buri gihe nayishyize nko mu nzira ahantu ngomba kunyura nyikoraho gatoya iminota mikeya niyo naba ndi presse iminota nk'ibiri cyangwa 3 ubundi nkagenda. Dani ugira ikofi mu portefeuille buriya? Wapi? Ntayo ngira. Kubera ko banza ari uko nakuze ntakunda ikofi n'amasaha. Noneho aho ikoranabuhanga ryaziye mbona nta mpamvu yo kugenda ni kofi amafaranga hari ukuntu umuntu yakubita kuri telefone ubu ngubu bikagenda neza. Ubu ngubu wowe ubikemura gutyo gusa? Ubu ngubu rwose niyo ari makeya wenda nkayo wangaruriye nyashyira mu mufuka tu. Ese polisi guteye muri yombi kakwaka icyangombwa byitwara mute? Ndakibaha. Urakibaha? Cyo kigendana ku ruhande nawe? Buriya nakibagiwe hari n'ukuntu mbita njya muri smartphone nkabereka ifoto nkayerekana dore passport yanjye niyi cyangwa se ID nabyibagiwe urumva ID ni gatoya sibyo ariko wakibagiwe hari ukuntu ushobora kumubwira uti dore ngafite hano kuri telefone gusa ntabwo nkunda kubazwa ibyangombwa kuko ngera ahantu abantu bakavuga bati si wa mugabo uririmba iyo akenshi umuntu wari kukubaza ibyangombwa wenda abonye bakuzi nta mpamvu yo kubikubaza keretse ari impamvu zikomeye. Ujya wibuka nk'ikinyoma waba warabeshye mu buzima bwawe iyo ukibutse kitakigusetsa? Ariko ntakunze kubeshya se ntabwo nkunda kubeshya. Twatuye umuntu ndamuhamije kabisa. Ntabwo nkunda kubeshya ariko mbona mbigerageje byanyorohera ariko ntabwo nkunda kubeshya ku buryo wenda haba ari nk'ikinyoma kidasanzwe naba narakubise umuntu ku buryo nakibuka ubu ngubu ntacyo. Bigize kugira igitekerezo batireka hari ukuntu umuntu aca mu bintu mu bujene bwe akavuga ati ngiye na crashinze ariko reka tureke kujya kuri ibyo. Igihe wabonaga urubatse
yes njye ndubatse mfite umuryango. Ni ryari wagiriye crush umugore wawe? Tugihura tu bwa mbere ko tugihura tuba tutaravugana n'ijambo na rimwe, njye namubonye numva ndamukunze, twari ahantu ndamwitegereza iminota nk'itatu cyangwa nk'ine, ndavuga uyu muntu kuki ari wenyine hariya hantu, ndamwegera ndamuganiriza, namaze nk'icyumweru nyine numva umutima uri ahandi hantu, uri kuri we cyane kurenza ahandi hantu. Navuga ko ari icyo gihe tu. Wibuka ni hehe byari nka ryari? Ni kera, ni mu mwaka w'2000 twari mu ngando z'abanyeshuri. Urumva ni kera. Ariko na nyuma yaho hari igihe nicara ndimo kuganira n'abandi bantu, nkababwira ariko ndumva mfite urukundo n'umugore wanjye, ndumva hari igihe mba numva nyine mukumbuye kandi we turi kumwe, bikambaho. Bose tukira wenda ho hari ikintu gikurura, ikintu ureba umuntu ukahita uvuga ati dore ikintu cyatumye nkimureba, niki cyahise kigukurura uvuga umutima ntabwo ndi buhindukire? Muri make ngiye mba narakuruwe n'imyitwarire yetu. Hari ukuntu umuntu agira imyitwarire isanzwe, hari n'ukuntu umuntu agira imyitwarire idasanzwe. Urumva ahantu hari abantu wenda abantu nka 800 bari hamwe, cyangwa se buri wese ari mu tuntu twe, bakoze amatsinda barimo kuganira, ukabona umuntu ari wenyine kandi nawe uri wenyine ariko mutari kumwe, buri wese ari mu ntera ye n'undi nyine buri wese ari mu bye. Iyo myitwarire mu bintu byahise binkurura, naribajije kubera iki uyu mwana ari wenyine, ndamubaza kubera iki uri wenyine, ati ndabikunda. Kuva uwo munsi nyine kugeza n'ubu twahise tuba inshuti. Abantu badukurikiye ku Irebe bose bagira amatsiko nanjye nkangize. Umva Dani, nyuma y'icyo cyumweru umubonye mu ngano, uramurabutswe, uramuapproachinze, byagendaga bite? Njye nyibyirira ukuntu nyine naramuganirije ntiyanabyitaho cyane. Ingando zirarangira tujya ku ishuri, ni hariya muri universite yitwaga Kigali Institute of Education, KI. Ndamuganiriza ariko mbona ntabwo abyitaho, nkabona nyine we yabifashe nk'ibisanzwe nubwo njyewe nabifashe nk'ibintu biremereye. Kugira ngo bigende neza, naricaye ndatekereza, ndavuga nti uyu muntu wajya amuha utuntu tumeze nk'imirimo, ubu ntibyazarangira abaye inshuti yanjye cyane. Noneho ikintu cya mbere namubwiye, namuhaye igitabo ngo anyandikiremo proverbs zose zirimo. Urumva nari muhaye akazi gakomeye, ubundi wagakorera amafaranga, ariko nabimusabye nyine nk'umuntu usanzwe. Icyo gihe twari tugiye kujya mu biruhuko. Tuvuye mu biruhuko, akimbona ahita avuga ngo wa muntu ntabwo ibintu bye nabikoze, aragenda yifungira nk'ahantu yandika mikeya. Urumva imigani iri mu gitabo cyose yakabaye imigani myinshi, wenda nka 300 400, anzanira nka 20 gutyo, arambwira ngo niyo yashoboye kubona. Nyuma yaho tubana nibwo yambwiye atari kuribuka umbwira ngo nkwandikire, ko nagiye simbikore ahubwo nkabyibuka ariko ngubonye nkagenda nka drafting utuntu dukeya akaba ari two nkuzanira. Icyo gihe twatangiye kugenda tuganira cyane, nyine tuba inshuti tu. Tani ko icyo gihe umuntu wari umuhanzi, ntabwo buriya byamugonga hagati y'umuntu bimeze bite? Ntabwo nari nakabaye umusitari, igihe nabaye umusitari nyuma, kuva nko muri za 2005, kandi twari tumaze umwaka tubana ko twabanye muri 2004. Nabaye umusitari nyuma, gusa ku ishuri wabonaga ko hari icyizere cy'uko umuntu ashobora kuba umusitari. Nasubiragamo indirimbo z'abantu, nkabona abantu barishimye, bya bitaramo nyine byo mu banyeshuri, ukabona abantu barishimye bimeze neza. Wize iki muri kaminuza? Nize kwigisha imibare na fizike. Oya. Hanyuma se umuziki waje kwisangamo ute?
umuziki nyine byarizanye tu navuga ko hashatse gukorwa orchestre cyangwa bande ya KI hanyuma ngira amahirwe njyamo ndetse ndanayiyobora naho ngaho umuziki nawe utangiriye. Dani, uyo urebye uyu munsi uri mu bantu bandika indirimbo neza, reka ku muziki nyarwanda reka mbivuge gutyo, uyu munsi niye shusho ubonamo ibyo bintu uyu munsi ubona ukora ikintu nk'icyo? Ishusho y'umuziki nyarwanda cyangwa ishusho yo kuba mbikora? Mbikora numva ari ibintu bisanzwe abantu bakabitangarira, ntanjye bikahita bintangaza. Mba numva ari ibintu bisanzwe, nk'indirimbo mperuka gusohora numvaga ari indirimbo isanzwe yanditse ku buryo busanzwe butajimije, ariko iyo abantu barimo kumbwira ko yanditse neza nyine birantangaza. Ndabyishimira cyane kuba abantu bakunda ibyo nkora. Ni ikintu nkunda, ni ikintu nishimira kubera ko binyongerera n'imbaraga. Mu ndirimbo zawe uririmba cyangwa se muri indirimbo ufite, hari ushobora kuba waranditse ubabaye bikagutera ko wakora indirimbo? Ntabwo nkunda kubabara, kandi ndamutse mbabaye ntabwo nashobora kwandika. Ntabwo nabishobora nyine mbabaye sinakwandika, ahubwo hari igihe ntangira kwandika indirimbo nkumvira ababaje nkababara. Wenda umugozi natangiye kuyandika numva ari ibintu bisanzwe, ngezemo hagati numva akababaro gakomeye karaje muri njye ku buryo n'amarira yazenze mu maso ngahitamo kubihagarika, ngahena nikinira dame online, ndavuga nti ntabwo ntumvise nyine ntashobora gukomeza kuyandika kuko ufite akababaro mba ntekereza ko nta kintu washobora gukora ikintu ufite akababaro, sinzi niyo wagikora ntabwo wagikora neza wenda utababaye. Iyo ndirimbo yakuye ku kiburi? Ni indirimbo yitwa Umugozi, narayihimbye, ntabwo ari inkuru mpamo, ahubwo indirimbo ubwayo ifite amanota ababaje, noneho numva byaba byiza nanone dukoze amagambo ababaje. Nyuma nkunda kuganira n'abantu, rero twaganiriye n'abantu ku bintu bibabaje bibaho, tuza gusanga byose bihurira ku kantu cyitwa urupfu. Urupfu ruri mu bintu bibabaza cyane cyane wenda utakaje nk'umuntu wawe, cyangwa urupfu ntekereza ko ari cyo kintu kibabaza kurusha ibindi cyane hano ku isi. Tubonye rero byose bihuriraho, turavuga tutireka aya manota ubwo ababaje dushyiremo inkuru y'umuntu wenda wakwiya ku buzima aramutse yanzwe. Ariko dutekereza, ndimo kuvuga mu bwinshi kuko nayikoranye na Bruce Melody, niyo mpamvu ntarimo kwivuga jyenyine. N'ubundi none ndi kuganisha kuri iyo ndirimbo, abenshi nyine bandika indirimbo zigiye zitandukanye bitewe na inspiration baba bafite babyukanye cyangwa birirwanye, ariko nkawe Dani uyu munsi niyo turi kwibandaho, ufite na album. Ufite na album ushaka gushyira hanze. Melody ari mu bantu bafatanyije muri iyi ndirimbo. Mu ndirimbo zose ufite zose zirakunzwe, ni iki kihe kintu byagutwaye imbaraga zingana iki, cyangwa se uyu munsi ibiri kugana uyu munsi, dore ko turi no muri covid, ni ibintu bitoroshye ku muhanzi? Urumva ntabwo byoroshye, nanone kandi burya igikorwa kiba cyiza iyo utakifashije, iyo utagikoze wenyine. Hari ubufatanye, mfite abantu barimo kumfasha muri iyi minsi ibikorwa byanjye by'umuziki, Kikas Music. Mbonera n'umwanya wo kubashimira, baba bamfashije cyane. Mfite umuryango nawe uramfasha cyane, uramfasha gukomeza kumva imbaraga. Niba mfite igikorwa cy'umuziki ukabona rwose baracyishimiye, baramfasha. Niba ari gukurara muri studio bakabyumva, niba yari bisaba amikoro wenda nkaba nakora no kuyari gutunga umuryango kandi bikakirirwa. Ibyo byose ni ubufasha nyine butuma igikorwa
kigenda neza, ibikorwa byanyu by'umuziki bikagenda neza. Dani, umugabo witwa Pastor Antoine Rutayisire bamuzi? Ndamuzi. Ni umukozi w'Imana, ari mu bantu bakunda ibihangano byawe, bisobanuye iki kuri wowe? Ni ibintu byiza, nigeze kugira amahirwe yo guhura nawe. Icyo gihe nasohoye indirimbo ntigeze nkorera amashusho yitwa Ubwenge ku gihe. Arambwira ati Dani Vumbi, tuzi ko ndi umufana wawe. Ni byiza rwose niba uri umufana wanjye, ariko akenshi iyo umbwiye ngo uri umufana wanjye ndakubwira nti none uheruka iyihe ndirimbo, kugira numve koko niba koko uri umufana, niba unakurikira ibihangano byanjye. Ahita ambwira ngo indirimbo yawe yitwa Ubwenge ku gihe si uheruka gusohora. Koko byari ibyo, ndavuga nti uyu muntu ibihangano byanjye arabikurikira. Kamushimira, nshimira n'abantu bose nyine bakunda ibihangano byanjye, mba numva mbyishimiye. Urumva nta n'ikindi warenzaho. Uba ukora ibintu bikishimirwa, kandi burya ni imwe mu ntego nyamukuru umuhanzi aba afite, ni nacyo cyifuzo cy'abahanzi bose. Yaba nyine igihangano cyakorwaga kikumvwa kigakundwa. Dani, ukatugaruke kuri album yawe uri no guteguraho, ngo unayidusobanurireho noneho nimba ari na concert. Nabonye ibitaramo kuri YouTube byitanga n'iki, nawe waba ufite iyo gahunda? Urumva kubera ko nta bitaramo bihari ubu ngubu kubera covid, ibitaramo biri kuba online. Ndashaka gushyira hanze album yanjye ni ya gatatu. Igitaramo nyine kizabera kuri channel ya YouTube. Iyi album igizwe n'indirimbo 12. Indirimbo twashyize hanze kugeza ubu ni 3. Hari akantu nasomye ahantu ku bintu bijyanye na album. Burya album wasohoye indirimbo zirenze enye, ngo ushaka wayita ikindi kintu ntuyita album, kubera ko abantu baba bazizi ntabwo bazigira amatsiko. Ariko mu ndirimbo 12 ubu ngubu iziri hanze ni 3. Birumvikana ko ushobora kugira amatsiko yo kumva izo ndirimbo 9 zose utazi, ukaba wagura album, ndetse ukaburusha na wa muntu utegereza ko indirimbo ijya kuri radio kugira ngo abone kuyumva. Izo ndirimbo rero 13 zose zirimo amagambo meza, ibitekerezo byiza. Ni nayo mpamvu album nayise Inkuru Nziza. Alright. Yes, ni Dani Vumbi turi kumwe. Dani, ufite umwana w'imyaka ingahe w'imfura yawe? Imfura yanjye yujuje imyaka 15 mu kwa gatanu. Uyu munsi aramutse wisanze ari umuhanzi, wamufasha ute? Namufasha uko nshoboye. Aramutse bikunze namufasha uko nshoboye, kubera ko ikintu cyose yansaba kumufasha nakimufasha nk'umubyeyi. Ari ubuhanzi rero urumva, uretse no kuba umubyeyi nakimufasha nk'umuhanzi nanone. Urumva ko nabimufashamo aramutse abishatse. Uyu munsi ufite abana bangahe? Mfite abana 3. Abana 3. Muri abo bana 3 iyo ubitegerejemo bose, ntabwo mvuze ngo ukunda mundi, oya, kuko bose ndabizi ko n'ubundi mujya ukunda abana bose. Umwana wawe uyu munsi aramutse yisanze wenda agomba kuba nk'umusirikare, akabikubwira, wamurekura akamuha? Mfite umupeti mutoya, hari ukuntu ajya avuga ngo kumva numva naba umusirikare, abyivugisha nyine. Turabyumva, turabyakira. Abaye umusirikari byaba ari byiza, ntuzi ko yaba agiye gukorera igihugu. Ikindi kandi aba ari ibintu yitekerereje. Ntabwo namubuza, sinshobora kuba namubuza kuba umusirikari. Byaba ari amahirwe kuri we, kuko wenda ngewe nshobora kuba nonaha mu mutima mvuga nti kubera iki ntabaye umusirikare. Urumva rero niba icyo kibazo nshobora kuba nakibaza, umwana wabaye umusirikare waba ugize amahirwe. Ikindi nanone ku bintu bijyanye n'utuzi n'imibereho, uriya choice ya mbere aba ari iya nyir'ubwite. Choice ya mbere aba ari iya nyir'ubwite. Ya mirimo yose yemewe n'amategeko kuyikora rwose nta ribi. Upfa kuba imubeshejeho, imwinjiriza, nta kibazo. Dani, wowe wibuka umuhanzi wawe wararitse umuziki bikakubabaza agasezera umuziki? Hari abahanzi nagiye numva basezera ku muziki ariko bakayigarukamo.
finally naje gusanga ahubwo abantu benshi bavuga ko baretse imiziki bayigarukamo, ariko nka Stromae ufite inkomoko hano mu Rwanda yatangaje ko ahagaritse umuziki, numva birambabaje. Ndavuga nti umuntu ari kuri success, umuntu afite indirimbo zikunzwe, iki cyemezo gifasha ate? Ni wowe wenyine. Abanyarwanda hari ababivuga ngo bawuhagaritse, ejo nkabona bawusubiyemo. Hari nk'umuhanzi bita Ben Kayiranga ngize kumva avuga ngo yawuretse, ariko kuri album dufitanyeho featuring urumva ntabwo yawuretse. Undi muntu numvise avuga ngo yaretse umuziki ninde, byumva uhure n'abayigeze gutangaza ko yaretse umuziki. Finally yawusubiramo, aza gukora ibitaramo inaha. Sinzi, hari abantu benshi bakunda kubivuga, ariko umuziki ntabwo byoroshye kuwureka. Ushobora kuwureka by'igihe gitoya ariko ukawusubiramo. Yes, reka tujya muri basaza yacu y'uyu munsi. Basaza ni iki? Basaza ni ahantu basaza uraza kumva ikibazo rimwe gusa. Wumva ikibazo rimwe ugahita usubiza. Bagisubiza amasegonda 10. Mufite chronometre. Njyewe ndi kureba. Mufite ka kantu kapima. Okay. Ubwo iyo kimunaniye arigera kireka ariko. Igihembo tuba tumutegure ntabwo gitwara. Okay. Bitari. Ntari. Yes, isake yateye inkoko, yateye igi. Kandi gusubira iki kibazo. Isake yateye igi ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ubwo iryo giza bari iki gihugu. Kuko isake itatera igi ntabwo ryabaho. Yes. Basaza yacu uyu munsi uragitsinze. Sabura koze. Ni basaza. Bahita basaza. Ariko nk'akabazo ushobora guhita uhubuka ukumva nyine ugahita utangira gutekereza iryo gi wenda niba ari iry'u Rwanda cyangwa niba ari iry'u Burundi, kandi mu by'ukuri isake itagitera. Okay. Sawa. Karakoga. Niki biti zoze ku buzima bwawe uyu munsi? Big dream kuri wani. Umuryango wanjye kuwubona nyine unezerewe, ufite ibyangombwa byose bikenerwa, ubayeho neza, ko mba numva ko umuryango w'umuntu iyo umeze neza, nyirawo aba afite ikintu akoze no ku gihugu, si umuryango we gusa. Yes, reka tujye mu dukoryo tumwe na tumwe twagiye turanga Danny Vumbi n'utwe dukoryo yuko warakoze ku ishuri, kuri kaminuza cyangwa muri secondaire, uyu munsi utajya yibagirwa uko bati cyo kora. Ntabwo twabura. Ndi muri primaire nigeze gusoma ku nzoga y'umusaza, njya ku ishuri, nyine inzoga zumvikana, umwarimu nawe arabivumbura ngo kari kanyezemo nyine, bahita bansubiza mu rugo nyine kugira ngo nzane umubyeyi. Biba ngombwa ko mbisobanura nyine, nkaba nakangurira ababyeyi kudashyira ibinyobwa bisindisha hafi aho abana bareba, kubera ko nicyo nyine kiba cyarambayeho, kubera ko nayibonye. Iyo ntayibona ntabwo nari kwisomaho. Ukiri muto wenda reka nari ngiri mutoya. Wigeze urwanaho? Muri primaire byarabaye tu. Ntabwo nakwibuka icyo twari dupfuye, ariko ikintu nibuka nuko umuntu twari tugiye kurwana yari muremure cyane, ansumba uburebure, hanyuma mfata strategy yo kumwinjira mu maguru ngo nyakurure agwa hasi. Abanyeshuri nyine bahita baza birukanka, baravuga bati aka kana subuka bigenje gate ngo kagusha uyu muntu. Nibyo ngibyo ribuka. Ntabwo uri buducike. Ubutipo metero ukuntu byagenze. Reka tuzabiganiraho muri pati tubanza. Uraza kuduha akapera ariko muri hip hop y'indirimbo yawe ufitanye na Bruce Melody, ariko ugiye kwikora muri hip hop. Ahubwo wabanza nkaba hip hop yanjye
ya nyayo ya nyayo bango imanuka umwiza nkawe yava he nagusiga nkajya he kubona ukuruta birakomeye niyo nahaguruka izi nkazenguruka ndetse nkanaguruka zahora zosuruka burya uri hanikusa n'ibirori aho ugenda umuri kurwo rumuri ndashaka kubahuri ngateta mu rwo rwuri ngakira iyo mikori aha tuza gutuza heza hazira amavunane hazira cya kizuba dutunge dutuze yeah come on ako nakanje kera nkiri muri The Brothers yambwira abantu ngo nabaye umuraperi wa mbere mu Rwanda ntibabyemere Dani tugenda no kumusoza wenda mbere yo kureka zaza ndumva byanjyoye ndumva kukusiga byanze hari Ziggy Double 5 hari na mahoranye muri The Brothers abo bantu basobanuye iki kuri wo ni abantu nyine tuba dufitanye amateka kandi urabizi ko amateka ntabwo wayahindura amateka ntabwo ushobora kuyahindura ni ikintu gikomeye kuri jye ni inshuti byarangiye babaye inshuti nyine kuri njye ni abantu b'ingirakamaro reka tugushimire sawa murakoze